Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Shalom, Kristo Yezu akuzwe. Turi kuwa kabiri tariki ya 13 ukwezi kwa mbere 2026. Turahimbaza abatagatifu Hilari, Yvonne, Servi, Vivensi na Godifridi. Abizihiza abazina babo mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cya mbere cya Samueli, umutwe wa mbere, umurongo wa 9 kugeza ku wa 20. Bamaze kwira no kunyweraho isiro, Ana arahaguruka. Umuherezabitambo Heli akaba yicaye ku ntebe ku rwinjiriro rw'ingoro y'Uhoraho, anashengurwa n'ishavu. Asenga n'Uhoraho amarira menshi, nuko agira ati: iri sezerano atuhoraho mushobora byose, ukunze ukita ku kababaro k'umuja wawe, ukanyibuka, ntutererane umuja wawe, maze umuja wawe ukamuha agahungu, nazakegurira Uhoraho mu buzima bwako bwose, n'urwogosho ntiruzakegere ku mutwe. Amara umwanya muremure imbere y'Uhoraho asenga. Ubwo Heli yitegerezaga umunwa we. Ana yavugiraga mu mutima we, iminwa ye yonyine niyo yanyeganyegaga, ijwi rye ntiryumvikanaga. Heli agira ngo uwo mugore yasinze, maze aramubwira ati: urasinda na ryari? Jya kuryamisha divayi yawe. Ana aramusubiza ati: shobuja, nta divayi nanyoye, nta n'igisindisha na busa, ahubwo ndi umugore ushenguwe n'ishavu. Gusa naganyira Uhoraho, wikwibwira ko umuja wawe ari umupfu, ahubwo ni ishavu n'agahinda byandenze bituma nivugisha kugeza amagingo aya. Heli aramusubiza ati: genda amahoro, kandi Imana ya Isiraheli iguhe icyo wayisabye. Ana aramusubiza ati: umuja wawe arakuronkereho umugisha. Umugore aragenda ararya, maze mu maso he harakenkemuka. Babyuka mu gitondo cya kare bunamira Uhoraho, nuko bataha iwabo i Rama. Elikana aryamana n'umugore we Ana, nuko Uhoraho yibuka Ana. Nuko rero igihe kigeze, Ana wari utwite abyara umuhungu, amwita Samweli, agira ati: koko namusabye Uhoraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mperutse kujya ahantu abantu bari barabyaye, hanyuma baza gutura umwana Imana. Byari bishimishije kubona ukuntu umwana bamujyanye kuri alitari, padiri akamufata akamusabira. Rero Ana nawe yaje gutakambira Uhoraho. Hari igihe tubyara tugaheka, ntitwibuke ko ari impano ikomeye y'ubuzima Imana yatunyujijeho. Hari ababona abana barasenze, barapfukamye, bararize, barahogoye. Wowe wabyaye bitakugoye, ujya utekereza aba bantu. Muri Famille Esperance dufite itsinda twita Fiat, itsinda ry'abategereje impuhwe z'Imana, ry'abategereje urubyaro. Ni itsinda tuboneramo ibitangaza byinshi, kuko hari abo Nyagasani agenda asubiza, n'abadashubije akabasaba gukomeza gutegereza no gusenga. Ariko ni n'itsinda ry'ukwemera, kuko ntabwo dukunda Imana gusa kuko iduha, ahubwo tuyikunda kuko idukunda. Ibyo gusa. Ikindi twayise Fiat kubera ko Bikira yaravuze ati: ndemeye, Nyagasani nkoresha icyo ushaka. Ubwo natwe rero abo bantu turabasabira ngo bemere gushaka kw'Imana mbere na mbere, uko kwaba kumeze kose. Tujye dusabira abantu badafite abana, kuko bahura n'ibigeragezo bikomeye. Ntubona se ko Ana umuherezabitambo agize ati: wasinze, wanyoye zingana iki, kurimo kwivugisha? Abantu bamwe bajya bivugisha kubera agahinda, ntitubatega amatwi. We yagize amahirwe abona umutega amatwi, ndetse aranamubwira ati: ugende amahoro, Uhoraho yumva ibyo wamusabye. Kandi koko iyo utakabiye Nyagasani arakumva. Byibuze we yagiye gutakambira Nyagasani mu ngoro ye,
hari abajya mu bapfumu ngo gushaka abana. Ese umupfumu azaguha kubyara wa muntu we? Watakambiye Imana ubundi ugategereza gushaka kwayo. Ana rero Nyagasani yamukuyeho ikimwaro, aramwumva, maze ahura na Elikana, babyara umwana, mbese bamwita Samweli, ati kuko twamusabye Uhoraho. Bavandimwe, tujye twibuka gushimira, kubera ko Nyagasani yaduhaye, tuba tugomba kumushimira. Muze rero mushima Imana, kandi mujye mutura Imana abana banyu, mubasabire, dore ko muri iki gihe no kubarera biruhije. Ntuzibwire ko uzabikora wenyine ngo ubigereho udafashijwe n'ingabire y'Imana. Twibuke rero gutakambira Nyagasani dusabira abana bacu, dore ko hari abo Sekibi yasabye, hari abo Sekibi akoresha, agakoresha inshuti zabo, agakoresha ibiyobyabwenge, agakoresha amaraha n'ibindi. Mureke dusabire abana bacu kuko barugarijwe, kandi bamwe ntibanabibona. Turazirikana indirimbo yo muri Samweli wa mbere umutwe wa 2. Naho Ivanjiri ntagatifu turayisanga kwa Mariko umutwe wa mbere umurongo wa 21 kugeza kuri 28. Bagera i Kafarinawumu, nuko ku munsi w'isabato Yezu yinjira mu isengero arigisha. Batangariraga inyigisho ze kuko yabigishaga nk'umuntu ufite ububasha, utameze nk'abigisha amategeko babo. Ubwo nyine mu isengero ryabo hakaba umuntu wahanzweho na roho mbi, nuko itera hejuru iti, uradushakaho iki, Yezu w'i Nazareti? Waje kuturimbura? Nzi uwo uri we, uri intungane y'Imana. Yezu arayibwira ati, ayikangara, ati ceceka kandi uve muri uwo muntu. Nuko iyo roho mbi iramutegesa cyane, imusohokamo ivuza induru. Bose barumirwa, bituma babazanya bati, ibi ni ibiki? Mbega inyigisho nshya itanganywe ububasha! Arategeka na roho mbi zikamwumvira. Nuko bidatinze inkuru ye ikwira mu ntara yose ya Galileya. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Yezu Kristu aragaragaza ububasha bwe. Yinjiye mu isabato arigisha, abantu bose bagatangara, bakabona atameze nk'abandi, afite ububasha, kandi mu gihe ni intungane y'Imana. Burya Yezu icyamuhaga iyo confidence ni uko yabagaho kandi n'uwamwohereje. Ibyo byamuhaga imbaraga, bigatuma yigisha nta pfunwe. Abafarisayo bamwe bigishaga bafite ipfunwe kubera uburyo bari babayeho. Akavuga ati, nimvuga iki baravuga ko nanjye ntakibaho. Akaba aranyereye, aguye ku kindi. Burya iyo umuntu yigisha ibintu rimwe na rimwe atabikora, bimucira urubanza. Yezu Kristu rero arigishanya ububasha, dore ko urukundo rw'Imana Data ruhora rumuherekeza aho agiye hose. Umuntu ahanzweho na roho mbi izimuteragura hejuru, shitani dore yari izi Yezu, turadushaka w'iki, Yezu w'i Nazareti? Hari igihe rero twanga kwakira Yezu, tukajya tumera nk'iyi roho mbi. Uradushaka w'iki Nyagasani? Umbabarire Mana rwose. Hari n'abantu bajya banga kujya gusenga ngo batibuka ibyaha byabo, nk'aho iyo batagiyeyo Imana ibyibagirwa. Ariko nyine ubwo ni ku bwenge bwabo waba bungana. Uradushaka w'iki, Yezu w'i Nazareti? Muvandimwe, Yezu arashaka gukira, ntabwo ashaka kuyoborwa na Sekibi, ntabwo ashaka ko utsikamirwa n'icyaha. Yezu rero yarayicecekesheje, arayikangara, maze roho mbi iva muri uwo muntu. Bose barumirwa. Nawe ubyemeye, Yezu yakuramo roho mbi. Ntuzatekereze ko roho mbi yari yindi y'amashitani, umuntu yirukanka akikubita hasi mu muhanda. Oya, burya roho mbi ziramoko menshi. No kwangana ni roho mbi, no kubeshya ni roho mbi, no gusambana ni roho mbi, no gutagaguza umutungo ni roho mbi. Roho mbi ziramoko menshi. Ngaho suzuma rero, urasanga nta roho mbi ufite se? Bavandimwe, mureke twese duhamagare Nyagasani. Twese turi abarwayi, wenda si ku rugero rumwe, ariko Nyagasani aje iwanjye, akazi iwawe, ntiyabura icyo dukiza. Tumurekurire imitima yacu rero, maze ayiganzemo, ibitamunogeye ayibikuremo.
Yezu ni umwami wigisha ariko agakiza roho n'umubiri. Arashaka kudukiza kugira ngo tubeho mu bwigenge busesuye. Ngaho rero muvandimwe, ereka Yezu uburwayi bwawe, ntagucira urubanza ahubwo aragukiza. Akumurikire kandi umugisha we uguhoreho, urakabaho. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.